kirageze ngo dukorere Imana, n'ubu biturusha ari byinshi mu buzima, ariko ntirufite gucika intege, kuko turi kumwe na Yesu umucunguzi wacu. Ndabo badukwiye kugira turi kumwe na Yesu. Igihe kirageze ngo dukorere Imana, n'ubu biturusha ari byinshi mu buzima, ariko ntirufite gucika intege, kuko turi kumwe na Yesu umucunguzi wacu. Ndabo badukwiye kugira turi kumwe na Yesu. Umva yewe Satani, urarushwa iki? N'ubu utubuza amahoro, uri umurwanyi ariko mwera umuneshi, bakwambuye urufunguzo ureba he? Yagusanze iwawe akwambuye urufunguzo, none uwakwambuye urufunguzo akaba ari muri twe, uzadutwaye iki? Umva yewe Satani, urarusha wapi? N'ubu utubuza amahoro, uri umurwanyi ariko turi umuneshi, bakwambuye urufunguzo ureba he? Yagusanze iwawe akwambura urufunguzo, none uwakwambuye urufunguzo akaba ari muri twe, uzadutwaye iki? Satani w'imikorere yawe turayizi, uwukoreshe ndayobekana, imiko ye mibi igaragarira bose. Wowe ikura umuntu mu murimo w'Imana, uwo muntu akangisha abandi, umurimo wa Kristo warangiza ukamuhemba. Kurimbuka Satani wetu b'inyuma, Satani wetu b'inyuma. Satani w'imikorere yawe turayizi, uwukoreshe ndayobekana, imiko ye mibi igaragarira bose. Wowe ikura umuntu mu murimo w'Imana, uwo muntu akangisha abandi, umurimo wa Kristo warangiza ukamuhemba. Kurimbuka Satani wetu b'inyuma, Satani wetu b'inyuma. Mutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Mana yawe, nzayangukomeza. Nikokoza ngutabara, kandi nzayanguramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanje. Iyo muntu ari muri Yesu neza ahura n'intambara, mu murimo w'ivugabutumwa barakwanga, ariko ntirufite gucika intege, kuko mwami dukorera turamuzi, ariko bamwe iyo babonye ibitero bije bacika intege, bikarangira babivuyemo. Mwe abo baba bagira ngo bashimishe abantu, ndangororano bafite mwene yabo. Iyo muntu ari muri Yesu neza ahura n'intambara, mu murimo w'ivugabutumwa barakwanga, ariko ndirufite gucika intege, kuko mwami dukorera turamuzi, ariko bamwe iyo babonye ibitero bije bacika intege, bikarangira babivuyemo. Mwe abo baba bagira ngo bashimishe abandi, ndangororano bafite mwene yabo. Mbese nono nishimwe ry'abantu nshaka, cyangwa ni
kunezeza yaba kinezeza abantu simba ndimbata ya Kristo za kunezeza imisi yose ngiriyo kunezeza abantu kuko abantu nzi bashima bahora baganya ariko